shitani buri gihe ikopera iby'Imana, ikora kopi. Iriya rero ni kopi ya kiliziya zari zakoze kugira ngo abatareba neza birukire muri kopi bate original. Abo biyemera bagashira isoni, uzarebe ko bashira isoni gutinyuka gutuka abepiskopi, gutuka papa ngo baramusimbuye ngo ntacyamaze. Abo biyemera bagashira isoni, sibyo? Ntibatinya no gutuka abatagatifujwe. Ntibatinya no gutuka abatagatifujwe. Ubundi icyo ni ikimenyetso cyo kumenya ngo uvuga ninde, ni nyana yimbwa, nituka kiliziya. None se muze uravuze ngo zirahunze kandi twarumvise kuri 26 mu by'ukuri bari abantu twakoranye ikiganiro nk'itsinda, byari kuri Zoom nk'abantu 12, ari itsinda rifatika. Noneho mbaza nabaje Dominico Makene, ariko muze ari nawe yageze nuko yenda nashatse kubikupa yamwe yateye ko wowe uracyari muto, iby'ikibiho biba wese ubundi uranabizi, ndamwihorera. Bavuga ko icyo bita Yezu na Bikira Mariya ubwacyo kiziyimikira papa, ko papa wari uriho ateshejwe agaciro, abepiskopi bose bateshejwe agaciro. Ibyo narabyiyumviye kandi n'ubu birahari kuri roho nyiri kinyoma yabo. Nuze nanjye nyite nyirukuri, ni nyiri kinyoma, ntabwo nayiha agaciro. Ubwazo zitangarije kuri rubuga rwazo rwitwa roho nyirukuri ko zihunze. Mu by'ukuri yimikwa hari umwe wambwiye ati ariko umupapa wimikwa n'umugore ati bite biriya bintu. Hanyuma urabona nka kwa kundi Paulo yavuga ngo sijya uriho ni Kristo uriho muri jye, nabo sibo baba bakiriho nizo ziba ziriho muri bo. Ku buryo nibabwira nizo muba muvugana. Reka ibyo mubwira ndabizi, ndi umwente. None urashyize ko nakoranye nazo. Oya, mwaravuganye ntabwo mwakoranye. Mwaravuganye ntabwo mwakoranye. Ko waravuganye ntabwo twakoranye. Ariko bahabwa amasakaramentu nk'abandi. None se n'uwo papa n'uwo mu gitondo nitwari kumwe mu misa ntiyahagijwe? Wiki mu gitondo se nitwari kumwe mu misa ntiyahagijwe? None se papa hazwa n'umupadiri akabyemera? Oya, murayiki ubwo. Nshuti bavandimwe bakunzi b'imirongo nyongezabutumwa yacu, turabashuje. Twahuje imirongo itatu. Hari umurongo urumuri rumurikira isi TV, hari Emi Pro, hanyuma hakaba na Mondere Dominique. Ni mu rwego rw'ubufatanye nk'uko kiliziya dushishikariza n'iyogezabutumwa dukora. Umuntu yakora ari umwe aba ari umwe, ariko abishyize hamwe burya ngo nta kibananira. Nyuma y'uko habaye muri iyi minsi ibyiswe ngo n'iyimikwa ry'umupapa i Rwanda, hari uburyo abantu batubaje ibibazo, dore ko twari twakoze ibiganiro haba ku ruhande rw'iyi mirongo tuvuze yindi ndetse n'iwanjye. Ntabwo rero twahise twihutira gusubiza, twabanje kureba uko hirya no hino biri kuvugwaho ndetse n'ibibazo byanyu mu makomanteri turayasoma. Ubu rero turagira ngo ikituzanye muri kino kiganiro ni ugusubiza ibyo bibazo muri kwibaza, bamwe b'imitima yoroheje. Navuga ko hari uburyo hari ahantu byabasize. Ubu rero tukaba tugiye kuvuga isengesho, hanyuma nyuma yaho ndetse mushobora kuba tutanaziranye rimwe na rimwe, buri umwe muri twe abanze muri make agira icyo uburyo yivuga, hanyuma twinjire mu kiganiro. Ndabashishikariza gukurikira neza kandi ndabasezeranya ko muza gusubizwa bimwe mu bibazo muri kwibaza ku byiswe iyimikwa ry'ubupapa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye, tugushimiye kubw'abatumirwa turi kumwe hano, ndetse tugushimiye kubw'abakurikira iyi kiganiro, iyi nyigisho. Ni wowe wabararitse, ni wowe wabahamagaye, ntabwo ari twe twabahamagaye.
ibyo tuza kuganira hano byose rero bimurikire ubwenge bwabo, bimurikire ukwemera kwabo, bityo koko bashobore kubaho bari mu murongo muzima, umurongo nyakuri nyagasani Yezu Kristo wifuza. Komeza ubane natwe, Roho Mutagatifu wawe atwiyoborere muri kino kiganiro, kugira ngo ibyo tuza kuvuga bibe byubaka abavandimwe bacu. Tubigusabye tubinyujije ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. Amen. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nk'uko bisanzwe rero, njye ndi Padiri Dominique, nkaba ndi hano i Roma. Ndagira ngo rero tusabe umukuru muri twe, Faustin, rwose ongera wibwire abadukurikira. Murakoze. Nitwa Faustin Ntidendereza, ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana 10, ndi umukarisimatike, nsengera mu ikoraniro Tumurikirwe na Kristo, nkaba mu itsinda risabira abarwayi ndetse no kwirukana roho mbi, nkaba ntuye muri paruwasi ya Kanombe, santrali ya Busanza. Mba no mu muryango Dukunde Kiliziya. Hari iruhande uwo muntu uri iruhande rwawe, niba ari umusonga aherutse kuva mu busore da, ariko byarabaye iyo da nshatse nanayikuraho. Ariko njye mwese banza muri abagabo babiri mwashatse, niko ntabwo yabimbwiye. Muzera arabikubwiye niko Wabimbwiriye. muri invitation. Nta mugabo uvugira ku kizima. uheruka kubwira ko yavuye mu iseminari byonyine. Nta mugabo uvugira ku kizima. Ntabwo rero wabimbwiye. Kuzicuza icyaha. Ngo yabikubwiriye muri invitation. Nta mugabo uvugira ku kizima. Umugabo agira icyo avugiraho. Nyine akerekana ko yaba umugabo. Ubwo ngomba kwicuza icyaha. Nwese ko umugabo wagize ngo ubwo inyuma ya kamera isabona nyine ko ari buze kubivuga. Rwose ubwo araza kubikosora buri. Njyewe nitwa Emi Pro, nkaba nkorera kuri chaîne yitwa Emi Pro Media, nkaba ndi umuproducer, ntanga umusanzu wanjye mu gutunganya indirimbo nziza za Kiliziya Gatolika ku buryo bugezweho kandi buvuguruye, ariko nkanatanga n'umusanzu mu gukora ibiganiro bijyanye no kwemera, niyambaza abakuru, abasaseridoti ndetse n'abasaza bashyize ivanjiri mu buzima bwabo nka Faustin. Nkaba naravuye Igikondo nkaza guturana na Faustin, nkamwegera mu Busanza kugira ngo njye kugira hatazagira roho mbi ishaka kunkimisha, kuko ububasha bwe hano mu Busanza burahagera, aho ntuye burahagera. Ubu nta roho mbi ubasha yibitsemo uwo musaza buri kugera mu mahanga yose. Cyane ariko ni ubwa Yezu Kristo. Ntabwo ari ubwanjye. Njye ndi muri sha magnetike ye, ubu ngubu ndarinzwe nta kibazo mfite. Muze rero murakoze. Nawe Emi yari yakaremye, dore ko atazagira umuntu uhura nawe akavuga ngo ni Emi Pro. Izina ry'ubuhanzi n'izina ry'akazi akaryitiranya. Mu minsi iri imbere uzatubwira n'izina ryawe ugendeye ku mwana wawe w'imfura ahubwo nibagiwe kuvuga ko nyine nubatse nk'uko mwari mubikomoje. Ubu narabyaye, mfite umwana yitwa Iyakaremye Mugisha Carlo Eyan. Carlo namwitiriye wa mutagatifu Carlo. Carlo Acutis, Carlo wa hano mu Butaliyani. Yego, kuko mwifuriza ko nawe azamenya ikoranabuhanga kandi akarikoresha muri evangelization. Okay. Turabashimiye rero kuba mugerageje kwivuga. Ndagira ngo rero tudatinze, hari ikiganiro nigeze gukurikira mwakoranye wowe na Emi, wowe na Faustin, muvuga ibyerekeranye kuri roho mbi, ariko bidatinze hari n'ibyo mwavugaga byerekeranye. Twavuze ku bintu by'abatowe, muvuga kuri Faustin, dore ko bamwe batakwitiranya, barashobora kuvuga ati muvuze Faustin, hari ba Faustin babiri. Faustin papa w'abatowe ntabwo ari Faustin Ntidendereza. Babitandukanye rwose. Ariko muzaho ni haba hari abantu bigeze kubitiranya. Ntabwo ari n'ubundi bahora batwitiranya.
ngo muranaturanye kandi Turanaturanye uturanye na ba- papa mushya. nturanye na papa mushya. nanjye nigeze nkora ikiganiro barambwira ngo ko umuzehe Faustin nari nzi ko twari tuzi ko muri inshuti umuntu akorana ibiganiro byiza none utangiye kumusebya kumbi bari bamwitiranyije ko twavugaga kuri uwo Faustin papa w'abatowe tuvuga kuri ibyo bya kiliziya nshya ayoboye ubwo ariko abantu barabyumvise ko mutandukanye. none se roho mbi mwavugaga ko zizagenda bihagaze gute muzehe? ibiriya bintu tubanze ngufashe biriya bintu wabifashe ute? nabonye imihango, nabonye abantu bari baravuze ngo kuri 26 ngo biraba, mbona abantu bari ahantu hameze nko muri salo hari nk'iki ariko hateretse ameza bamwe uri umukirisitu nk'uko nakubwiye utabyitondeye wayitiranya na aritari tubona nko muri santarari ko hariho amatara amabuji abiri manini afatika, wabona nk'uriya musaraba inkoni bamuhaye ewe iriya nkoni ko yarengaga no ku mutwe ra nabyo ukaba wabyitira umukirisitu utitonze yavuga n'iriya ntebe, ndetse iriya ntebe warayibonye, ziriya ntebe ko dukunda kuzibona nko mu makatedrali da hariho n'umusaraba hejuru. muzehe ko ukuze twe ko tukiri bato nuko mugira n'amahirwe bikaba bivugwa mu kinyarwanda, iyo biza kuba biri mu gitaliyani ubanza ni Vatikani biba byarahageze ni cyane. ariko twagize amahirwe biri kuvugwa mu rurimi rwanyu iyo ngiyo ari narwo rurimi dusangiye. biriya bintu muzehe kudukuriye kuwabonye byinshi kuko umaze imyaka myinshi, mbere yuko mbaza n'ibibazo byinshi biriya bintu u Rwanda wabyakiriye ute? biriya nta kidasanzwe kirimo. muzehe ngo nta kidasanzwe? nta na kimwe kuko urabona kuva ukwemera gutangira nta gihe biriya bitabayeho. Imana yohereje Musa gukura abayisiraheli mu Misiri, yaramubaje iti ufite iki mu ntoki? ati mfite inkoni. iramubwira iti yijugunya hasi. ayijugunya hasi ihinduka inzoka. aramubwira ati yifate. arayegera arayifata irongera iba inkoni. avuga ati nugera kwa Farawo ukamubwira akanga kukumva uzajugunye iyo nkoni hasi izahinduka inzoka, Farawo azahita yemera. aragenda ageze imbere ya Farawo inkoni yarayijugunye ihinduka inzoka. Farawo yatumije abapfumu be n'abakonikoni, nabo baraza bajugunya inkoni zabo zihinduka inzoka. urabyumva? wenda iya Mose ihindutse inzoka, n'izabo zihinduka inzoka, n'iy'abapfumu ihindutse inzoka, n'iz'abapfumu zihinduka inzoka. iki ya Farawo yarushije iz'abapfumu ni uko yazimize, sibyo? bishaka iya Farawo cyangwa iya Mose? iya Musa akuzaza kaba kaje. iya Musa icyo yarushije iz'abapfumu n'abakonikoni ba Farawo nuko yamize za nzoka z'abapfumu n'abakonikoni. buriya rero ibintu by'Imana n'ibya shitani bihora ari bimwe, nta gishya kibamo. none ubwo ushatse kuvuga ko birari ibya shitani se bakoze? ni ibya shitani, byo ndabihamya. ntabwo bivuga by'umuntu b'ingingo ndaza kuzibaha buretse gato. ni ukuvuga ngo mbere na mbere icyo nshaka ko mwumva, shitani buri gihe ikopera iby'Imana, ikora kopi. iriya rero ni kopi. dusobanure muzehe, dusobanura uburyo shitani ikopera. iriya ni kopi. ni ukuvuga ngo Yezu yashinze intebe, ikopera inkoni, ikopera. Yezu yashinze kiliziya ashyiraho abayobozi. iriya rero ni kopi ya kiliziya zari zakoze kugira ngo abatareba nabi, abatareba neza birukire muri kopi bate original. ako kantu urakumva?
gusiga orijinali ukirukira Ako- ku fotokopi. yenda padi kugira ngo nkwereke ko nakumvise hari ukuntu yenda muri no minsi uvuga ngo ino telefone ngo ni inshinwa ngo irango sentetizeri ngo irananga ni inshinwa ugasanga baba bashatse kuvuga ko habaho na originali. Hari ikintu kiba cyarakorewe tuvuge nko muri Amerika cyangwa mu Budage nk'umushinwa ngo akagisubiramo akazakigurisha make yagikoreye yisheje raw materials zihenduka akagora pirate, babyita pirate ubwo. pirate ya original. Ubwo ni nkabyo muzehe ashatse kuvuga ko ubwo rombi zo ziragenda zigakopiya umwimerere zikawuhindura ukundi zigatuburira abanyantege nke. abanyantege nke babona bisa bakabyiruka inyuma bibwira ngo ni bya bindi. ngira ngo mu Rwanda si n'ubwa mbere bihabaye, ndavuga ibya vuba aha kuko mu mateka ya kiliziya byo ni byinshi, ariko ndavuga ibya vuba aha. Higeze kwaduka uwitwa Petit Kayo. Hano mu Rwanda hari abantu bari baramuyobotse, sibyo? Bavuga ko uwo Petit Kayo ari buzaba papa w'umurayiki ufite umugore n'abana. Ibyo bintu muye myaka ubwo muye myaka buriya ndayibukara, ariko ndibuka ko hari ibintu ntagiye mfata mu mutwe cyane, ariko nimbivuga abantu barabyibuka. mu kigero cyawe wari ufite nk'imyaka ingahe kugira ngo basi tubishyire mu gihe? nayo ngira umusore. abantu barabyibuka byari biyobowe n'uwitwa Yudita na Padiri Karibushi. na padiri yari abirimo. bigeze no kwifungirana ahantu mu mwobo bavuga ngo imperuka irabaye, bajyanyemo na za Ukarisitiya mu mwobo bategereje ko Yezu aza hariya mu Kiyovu. muri abana ibyo bintu ntabwo mubizi, ariko kiliziya yo mu Rwanda irabizi. niyo mpamvu uri kwavuga ngo ntibyagukanze, ntabwo ari bishya. hoya ntabwo ari bishya ntabwo ari bishya, biriya ni ibintu bisanzwe, urumva. noneho icyo gihe baraje barahinduriza bavuga ko icyo gihe batubwiraga ko ndibuka nanjye bankozeho ubutumwa, batubwira ko karisimatike yayobye, ku bintu byose byayobye, kwa padiri bose bayobye, uretse Karibushi wenyine ko ariwe mupadiri usigaye ku isi, urumva. ibyo kiliziya y'u Rwanda ndumva ibizi, n'abakristu barabizi, urumva. bibaho birahinda, njya kubimenya twagiye Kibeho n'amaguru, tujyana n'abo bantu tutabazi. Ikica abantu rero baba bazi gupanga amasengesho, hahandi basenga ukibaza ariko ndi umukristu, ndi umupagani, ndiki. urumva nari umukarisimatike. kugera Kibeho twagendaga iminsi 3, twakurikiye hari Nyamirambo. turagenda umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri bari bamaze kudufatisha, ku munsi wa gatatu rero nibwo batangiye kutubwira ibya Petit Kayo. batubwira ko Petit Kayo ari papa, nako ari umurayiki ufite umugore n'abana, ariko akazasimbura papa, akaba ari we uzarwana intambara ya nyuma na shitani. batuba abantu barimo bariyandikisha, nimutiyandikisha vuba birabacikanye. ko iyo babivugaga wumvaga nta n'icyumweru gishira bitabaye, nyine wabaga ugahinda umushyitsi. batubwira turabaza, none se dutangira kubatereta, nyabuna se umuntu yiyandikisha dukora iki tubigenze gute? nka kwa kundi n'umwe bazibazaga Petero yarigishaga, nyuma yaho abigishije bati dukora iki? bati rwose umuntu ariyandikisha, tukabyohereza kwa Petit Kayo. iyo bigezeyo Petit Kayo akoherereza nimero yawe, akakohereza n'izina ry'umutagatifu uzajya wiyambaza. ubwo bari bikoreye amabuji yo kujya guhesha umugisha Kibeho n'ibibiriti, ko baratubwira ko hazabaho amajoro 3 y'umwijima. ku icyo gihe
nta kintu kizamurika uretse icyahawe umugisha. Sibyo? kwa kundi wavuze ngo gukopera iby'Imana Eh, ya minsi 3 Yesu yamaze mu mva ya minsi eh, 3 nyine shitani nabo ikopera bafata iby'Imana. 3. Buri gihe ikopera iby'Imana. Biriya ni ibintu bisanzwe. Sinzi impamvu abantu batabyumva. Ni ibintu bisanzwe. Nuko ubwo bari baduteye ubwoba batubwira bati ayo majoro natangira hanze hazaba hari amashitani menshi, muzashyira ibiringiti by'umukara mu madirishya kugira ngo mutareba hanze, ntihazagire ukingura urugi, uzakingura bizahita bimutwara. Ibintu biteye ubwoba. Nuko ndibuka twaragiye twaraye Kibeho, mu gitondo tujya kuvoma amazi yo gukaraba, tugenda tubisubiramo. Twara bagabo batanu, nari umusore n'abandi bagabo twari batanu, turira twibaza ubuse turabigenza gute ko ibintu biducikiyeho, aho twari turi harayobye, kwa Peti Kayu ntituragerayo, ubuse turabigenza gute? Turagenda tugeze ku iriba, ndabyibuka twavuze tuti rero tujye mu ibonekerwa, reka ibintu tubibaze Bikira Mariya. Twarapfukamye turi abagabo batanu dusaba Bikira Mariya ikintu kimwe, niba uri umubyeyi koko urabona ukuntu duhangayitse, twataye umutwe, turashaka kuduha igisubizo kuri ibi bintu. Tuvoma amazi, turagenda turakaraba. Icyo gihe amabonekerwa yatangiraga mu masaha 10, tujya mu ibonekerwa. Byatumye nanakunda Bikira Mariya birenze kurushaho. Ku mwana wabonekerwa ugasinyibuka ari we, kuko buriya amabonekerwa hari amakosa twakoze. Twarebaga nk'ureba filime, burya ntugire ngo twabihaga agaciro kabyo. Kwari nko kureba filime tugataha. Turagiye, ndabyibuka byo narabizirikanye dutangiye. Bikira Mariya aravuga ngo nta muntu nigeze mbwira, kuko baravuga ngo papa uriho agomba gupfa agasimburwa n'umupapa ufite umugore n'abana nk'umunyarwanda. Oya, ntabwo icyo gihe bavuga umunyarwanda, bavuga Peti Kayu ngo yari ari Roma. Numbaze. Okay. Ariko ubwo aba banyarwanda babigishaga ibya Peti Kayu bari nk'abayoboke be. Bari abayoboke be. Byari itsinda rinini cyane. Bari bibumbiye mu cyo bitaga Muvoma Mariyari, ko nyuma baje gucika mu bice bibiri. Ko muri Muvoma Mariyari haberagamo amabonekerwa atabarika icyo gihe, urabyumva? Noneho ibonekerwa ritangiye, ikintu cyadushimishije, Bikira Mariya yavuze ati nta muntu nigeze mbwira ko papa uriho azapfa agasimburwa n'umupapa ufite umugore n'abana. Nta muntu nigeze mbwira ko hazabaho amajoro y'umwijima. Sinibuka icya gatatu. Icya kane aravuga ngo bana banjye, ndi umubyeyi, sintera ubwoba. Ibyo muzajya mwumva bitera ubwoba byose sijye bikomokaho. Twarishimye, turabyina, ba bandi bibuje n'ibibiriti babura aho babijugunya. Nuko nabirokotse, kuko nanjye nari kubigenderamo. Nuko nabirokotse. Warimo uvuga rero ko atari bishya, niyo mpamvu warushe nk'uduha urwo rugendo. Ni nama yire wamagane kuba turi kuvugana n'umuntu wagiye ikibeho, nubwo uvuze uti abantu bakirya gihe bamwe barjyagayo nko kureba filime. Kwari nko kureba filime, kuko impamvu kwari nko kureba filime, ibyo Bikira Mariya yatubwiraga ntabwo twabikoraga. Abo mukongera mukagaruka kumva ndimo abonekerwa n'ibya mbere mutabikoze. N'ibya mbere tutabikoze. Noneho rero ibya nkomeze kuri kopi, ibonekerwa ry'ikibeho ritangiye. Shitani yakoresheje amabonekerwa muri iki gihugu hafi ya hose. Hafi ya hose habaye amabonekerwa. None abantu baracanganyukirwa, bakayoberwa ibonekerwa ry'ukuri. Nubwo Bikira Mariya yabonekeraga ikibeho, icoko hari undi witwaga Mukiza. Sibyo? Yaramburiraga umuntu w'ikiganza gutya, akavuga ndakuramutsa Mariya 3, dawe uri mu ijuru 3, niba ari n'ikimuga agahita haguruka. Bari baramwise Mukiza.
icyo kintu Faustin, icyo kintu abantu badukurikiye, nkeka ko na padiri Apolineri yigeze kukivugaho, avuga ku muntu wakurikiye Pawulo ariko ari uwa shitani kandi agakora igitangaza kigakoreka cyane. Shitani ze nikora kugira ngo umukristo abyumve neza, kuko umuntu yaza akaba ngo yirukanye nk'ikintu akoze igitangaza akabona kirafatika, ntibivuga ko ari uw'Imana. oya none se padiri reka nkwereke ibyo bintu Yezu ubwe yarabitubwiye, ahubwo sinzi impamvu tubigwamo, kandi Yezu nta kintu na kimwe atatubwiye. urebe ivanjiri yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 24 guhera ku murongo wa 23 ugeze 25, umva icyo Yezu atubwira. Matayo 24 uhere ku murongo wa 23 ugeze 25. 23:25. Ngenda abona nsa n'uwahageze. Dusome. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Koko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza, bayobya ndetse n'abatowe. Byayobya. Okay. Bakore n'ibitangaza. Reka ngasubiremo akantu ni keza. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Akadomo. Koko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakora n'ibitangaza, byayobya ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Ibyo yabivuze akimara gushinga kiliziya, avuga ati dore mbashingiye kiliziya ngiye kugenda, ariko hazaza abantu biyitirira izina ryanjye. Ikibazo nuko Yezu yavuze abantu, ariko icyo yashaka kuvuga nuko shitani yagombaga kuvugira mu bantu yiyitirira izina rye. Esa ko shitani ntabwo yari kuvugira mu matungo, ntabwo yiyitirira izina rye. Urabona ntavuga ko hazaza abamutuka, biyitirira izina ryanjye, muramenye ntimuzabakurikire. Urabona uko Yezu ntimuzabakurikire. Bazabashukisha ibimenyetso n'ibitangaza, byayobya ndetse n'abatowe bibaye bishoboka. Abatowe se ni bande? Si mwebwe abasaseredoti? Nawe wabonye se wakurikiye iyo nyana hariya nyine babura muhango ari mu mupadiri yiyita Yezu, na mupadiri wabonye wayikurikiye? Erega Yezu ibyo yavuze ntugire ngo yarakinaga. Yezu yarazi ibyo avuga, byayobya ndetse n'abatowe bibaye bishoboka. Kandi iriya disikuru yabaga ireba cyane cyane abigishwa, intumwa ze. Sibo yabwiraga se? Sibo yabwiraga. Noneho rero reka nkwereke ko bitanatangiye none, kugira ngo dusunike gato tujye tureba ibintu uko bimeze. Ujya umurongo ushake dukomeze tuganiremo ushaka. No ku minsi yenda mikuru ya kiliziya, tuvuge nko kwitangwa ry'ubusaseridoti, ordination cyane ibindi, iyo turimo ngo komeza intore zawe, akenshi tubiririmbira nyine abasaseridoti n'ababikira yabihaye Imana, sibyo? Urabona hano Petero, urebe ko byatangiye kera, niyo mpamvu nakubwiye ngo ugiye nta gishya kuri jye. Byatangiye kera, nta cyagutangaje. Byatangiye kiliziya igitangira. Reba hano uko abantu bakutse umutima, ariko dusomere. Abantu rwose biriya bintu dusomere muze dusomere. Ibaruwa ya kabiri Petero yanditse, umenye ko ni umutware wa kiliziya, niwe papa wa mbere. Yatangiriye mu ntangiriro ya kiliziya, aravuga ati uko habayeho abahanura b'inyoma mu muryango wa Isiraheli, ni nako muri mwe hazaduka abigisha b'inyoma, bazana rwihishwa inyigisho zitera amakimbirane,
bigeza n'aho bihakana umutware w'abacunguye, bityo ntibazatinda kwikururira ubucibwe. Hari benshi kandi bazabakurikira muri ubwo buyobe bwabo, maze batume inzira y'ukuri isuzugurika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Wose si papa mbere ubivuga? None se kuki mubifata nk'ibintu bishya cyangwa ibintu biteye ubwoba cyangwa ibintu bikomeye byacitse bijyaye? Kiliziya ya Yezu kubwe yivuye ko ububasha bw'ikuzimu butazayitsinda kandi ko bidahinduka. Noneho iyo foto muze ndagira ngo rero mu byo wavugaga urumva ko uri gufasha cyane. Reka nongereho kamwe mubone kumfasha. Hano arakomeza avuga ngo abo biyemera bagashira isoni. Uzarebe ko bashira isoni gutinyuka gutuka bepiskopi, gutuka papa ngo baramusimbuye ngo ntacyamaze. Abo biyemera bagashira isoni, sibyo? Ntibatinya no gutuka abatagatifujwe. Ntibatinya no gutuka abatagatifujwe. Ubundi icyo ni ikimenyetso cyo kumenya ngo uvuga ninde. Ni nyana y'imbwa nituka Kiliziya. Yutuka abayobozi ba Kiliziya, ubutuku washinze Kiliziya. Ninde se wundi watinyuka gutuka Yezu uretse nyana y'imbwa? Se kibise kinyoma. Ninde wundi wabitinyuka? Reka. Donc icyo abantu bibagirwa, ibintu mbere yuko bibera mu isi y'umubiri bibera mu isi ya roho. Kuko uko umuntu agira umubiri akagira na roho, niko hari isi y'umubiri hakaba n'isi ya roho. Biriya rero ziba zabikoreye mu isi ya roho, zashakaga kubizana mu isi y'umubiri. Iyo mu isi ya roho zitsinzwe, burya amasengesho yose abera mu isi ya roho. Iyo mu isi ya roho zitsinzwe, mu isi y'umubiri ziraferinga. Mvugisha imvugo yanyu mwumva. Mu isi y'umubiri ziraferinga. Na ziriya rero mu isi ya roho zaratsinzwe. Twazokejeho umuriro, zirahunga ziranabitangaza. None se muze uravuze ngo zirahunze kandi twarumvise kuri 26 mu by'ukuri bari abantu twakoranye ikiganiro nk'itsinda byari kuri Zoom nk'abantu 12 ari itsinda rifatika. Nditega amatwi ndaryumva, baravuga rwose. Hari na bamwe bangaye ngo ntabwo nari mvuga cyane ngo baranganje, ariko icyo nari ngamije kwari kugira ngo mbanze numve ko burya ntabwo watanga igitekerezo tumvise neza. Abantu 12 nka Paulo mutagatifu niwe wavuze ngo iyo ngeze mu banyantege nke mba umunyantege nke kugira ngo mbone uko mbigarurira. Nawe rero nicyo wakoze. Hariya naragushimye rwose, ibyo wakoze wabikoze neza. Komeza. None nagira ngo nibaze uriya munsi mu kiganiro nabajije witwa Dominico Makere, kandi nawe ubanza ari mu kigero cyawe, nawe aravuga ati Kibeho nari impari nkuko nawe uvuga ngo wari uhari. Ese wabaho ari babizi kubwira iki? Naramubonaga ariko nkuko bivuze uravuze ati hejuru y'abantu batatu Kiliziya yemeje, ariko ati kirya gihe abantu uko ijuru ryarimo rikora ni ruhande shitani nawe yari mikora ifite imbaraga nayo iri gukora. Ababonekewe banza ni benshi cyane. We rero abatuwe bemera ko ngo ubuhanuzi bw'ikibeho bugikorwa bizana n'uyu munsi, ndetse ntabwo ari ngo Bikira Mariya gusa na Yezu na Mariya ngo nibo bari kubonekera abanyarwanda. Kugira ngo abadukurikira batumvise ibiganiro bya mbere, ubwo ndi gusa n'ukora karezime kugira ngo mbone ko ngumaze neza. Ati kandi batoye u Rwanda, muribuka ko u Rwanda ngo rweguriwe Kristo umwami, ubutumwa bwabereye Kibeho ntabwo bwubahirijwe. U Rwanda rwegurirwa Kristo ntabwo twarabisuzuguye. None ubu ngubu ijuru ngo ryaraturakariye cyane, turi ku burakari, ariko kandi rirashaka kuduha amahirwe binyuze mu batowe riyatsinda. ngo u Rwanda rugiye kuba akarorero k'amahanga. Ihera i Rwanda nk'uko ibya Yezu Kristo Kiliziya turimo yahereye i Yerusalemu igakwira ku isi yose.
noneho ngo bigiye kuba imbusane kubera ko ngo iby'i Yerusalemu byarafeyarinze byarafeyarinze, Imana igiye guhera i Rwanda, noneho ngo bikomeze byago. Noneho mbaza nabajije Dominiko Makena, ariko muzehe ndetse ari nawe yageze nuko yenda nashatse kubikupa, yamwe yateye ko wowe uracyari muto, iby'ikibiho biba w'ejo bundi uranabizi, ndamwihorera none arambwira ati, ndamubaze ndetse muzehe, ibi bintu muri kuvuga biri bube kuri 26 z'ukwa kane nibitaba biragenda gute? dore ko muri bo mu kamemu nk'uko wahoze ubivuga harimo bafitemo ngo abapadiri, bafitemo ngo ababikira. Teofili yatubwiye ko ari n'umubikira waranje kubisezeramo, wamuhamagaye ari kurira abantu benshi. Mu by'ukuri kuri 26 ukurikije ubwo buhanuzi ko byatangiye mbere cyane, ngo bari biteze ibitangaza bikomeye. Nanjye maze guhamagarwa n'abantu benshi bavuga bati, pade, ibintu twari twiteze ko tutabibonye, mbese burya mwari mwaranye no kubyitega? Kwa kundi wahoze uvuga ati hari n'igihe abantu bakurikira ibitari ngombwa. Hari abantu bari barataye n'igihe cyabo barabyitega. Uyu munsi rero muzehe yarambwiye Makera ati, nibitaba turaba dutsinzwe, hagiye kuba kiliziya nshya, ubuzima bushya, u Rwanda rushya. Erega ibyo bavuga ubyitondeye no mu ruhande rwa politiki ubanza byinjiramo. Ubu rero nagira nkubaze, byarabaye kuri wowe, wabibonye ute? Byarabaye, wari uvuze ngo erega ngo shitani zarahunze. ndabisubiza ku buryo bubiri. Icya mbere nari natangiye kukivuga, tumaze kuzihata umuriro, kuko urabona iyo abantu bumvise ibintu nka biriya, reka dore uko shitani imeze. Wabikoze cyagiye muri cya kiganiro wakoranye na Emeni ryari mwazihasa umuriro? Reka mbanze mbabwire uko shitani imeze. Shitani imeze nk'umuntu uzi gukora umushinga neza, ariko adafite amafaranga. Urabyumva? Umushinga akawunoza, akawujyana kuri banki cyangwa ku bandi bashoramari, babona ukoze neza bakamuha amafaranga, akagenda akawukora, ariko atazishyura. oya niyo yakwishyura, ariko urumva babonye akoresha ya mafaranga, bumva ari umukire kandi amafaranga ataraye. Na shitani nuko imeze. Buri yuko shitani ikora, iravuga iti, ikora pura y'ibyo ishaka gukora. Niba ishaka gukora intambara, ikindi nagira ngo mbabwire muri rangaje yayo, iyo ivuga amahoro bivuga intambara, ivuga ibyishimo bivuga agahinda. Donc ivuga contraire. Ivuga contraire. Ariko birumvikana nese niba Imana ari urukundo, urumva shitani nawe yaba urukundo yawe, ivuga nyine ikinyuranyo cy'iby'Imana. Noneho yo ikazi kabwira abantu iti, hagiye kuba ibi nibi nimusengi. Babandi b'indangare, babandi baba mu Kigali, kuko hari abantu tugira bibira mu Kigali batazi ko bwakeye, bameze nk'impumyi zikabakaba ku kibambazi, bakajya ku mavi bagasenga kubera ubwoba, bavuga ati ibi bintu bizatuma rareka dusenge. Ya masengesho yabo niyikuramo imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, sibyo? Yego, niyikuramo imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Nakubwiye mu kiganiro gishize yuko twatangiye guhura n'izo zikomeye muri 2003. Tumaze kuvumbura ayo mayeri, iyo zatangiye kuvuga ngo ibi nibi bigiye kuba, ibi nibi bigiye kuba, kuko tuzi yuko ziri bukura imbaraga muri ya masengesho y'aba bantu, dutangira kurimbura ububasha zavanyeyo, ba bantu bagategereza bagaheba. Icyo rero nicyo cyabaye, twarabirimbuye. Tumaze kubirimbura, mwakoze isengesho se? Isengesho ryo kubisengera twararikoze, sininshuri imwe sinebyiri. Nuko ngo mwe mwamenye buriya buhanuzi, nge nari mumenye vuba ibyitwa ubuhanuzi, ibyitwa nge nari mumenye. Nuko ngo wari umaze iminsi ubizi. Biriya ni ibintu bimaze igihe. Bo noneho zimaze gutsindwa mu isi ya roho, gazo zitangarije kuri rubuga rwazo rwitwa Roho Nyirukuri ko zihunze.
ariko iriya si roho nibyo nyir'ukuri, ni roho y'ikinyoma itaza kugira ngo nayiha ntibavuga agaciro. ko utukanye Oya, ututse cano y'abandi. n'ubundi baravuze ngo natutse roho mutagatifu niko bavuze. Eh. none ubwazo muzajyeho muzabihasanga zivuga ko zihunze, ni kuri cano yabo. zimaze kuvuga ko zihunze rero, umurongo urimo arawufite yari kutwumvisha tugaseka. aze arebe kuri cano yabo, wenda bidukinire turaza kubyumva. zimaze kuvuga ko zihunze, njye narabyumvise, ubwo deja zari zamaze gutsindwa. nibwo rero ibyo zagombaga gukora birazinanira, cyokora zishuka abantu ngo bakora, niba ngo ari isabukuru, niba ngo ari iki, ibyo kwimika papa ntabwo byashoboka kuko zari zatsinzwe. none zari kumwimika ko zari zahunze, yari kwimikwa. aho rero niho naringiye kukubaza, genda kururumva ndi Roma, wowe uri kuri tere yaho. genda kuri tere, none ngo byabereye na no mu papa Busanza. turaturanye, byabereye no mu Busanza. urumva ahubwo wavamo umutangabuhamya muzima. mu by'ukuri yimikwa, hari umwe wambwiye ati ariko umupapa wimikwa n'umugore, ati bite biriya bintu. hanyuma yimikwa nta kujijisha byabaye, ndi kuvuga nyine. bamuhaye ishapure. Mhm. nta nubwo wayita inkoni, kuriya si inkoni y'ubushumba, ni ikibando. kandi iriho umusaraba wa Yezu. hari umutagatifu umwe simwibuka uwo ari we, noneho mu itotezwa rya kiliziya simwibuka, ariko ubwo mu mateka mwe mwiga amateka uraza kumwibuka. mu itotezwa rya kiliziya umwami aramugerageza, avuga ati ngiye kumutumira, mushushanye imisaraba aho agomba kwinjirira. nabona imisaraba akanga kwinjira, ndamwica ko yansuzuguye. nakandagira imisaraba, ndamushinja yuko yasuzuguye umwami we. urimo urabyumva? yego. ndaraza aritambukira, arigendera kuri ya misaraba, ageze imbere y'umwami ati ko wakandagiye imisaraba? amubwira ati ariko imisaraba nakandagiye nta wa Yezu urimo. nuriya rero ntabwo ari uwa Yezu. uriya musaraba ntabwo ati no, imisaraba nakandagiye nta wa Yezu urimo. ntabwo imisaraba yose ari iya Yezu. reka kuri Karuvariyo hari imisaraba 3, ntabwo hari uwa Yezu wonyine. muze uri umuhanga. niko kantu rwose hari n'uwari uriho Dismas, hari n'uwari gafate. kuri Karuvariyo hari imisaraba ingahe? ariko padi rwose hari igihe muvuga ibintu bikaza. kuri Karuvariyo hari imisaraba ingahe? ngiye mba ndi kukubaza kugira ngo abankurikira nyine mba ngomba kukubaza nyine. hari imisaraba 3. akantu uvuze ni akantu k'ubwenge. kuri Karuvariyo hari imisaraba 3, ariko umusaraba w'ukuri wadukijije n'umwe gusa, n'umwe wa Yezu. ntabwo rero imisaraba yose ari iya Yezu. ntabwo ari iya Yezu. tugomba kumenya umusaraba wa Yezu yawusigiye kiliziya ye. uwitandukanije na kiliziya ye, icyo atwara si umusaraba wa Yezu. wenda atwara uwa Dismas cyangwa uwande simbizi, ariko si uwa Yezu. uwa Yezu ni iriya ntebe muze, iriya ntebe nayo abakirisitu ko bashobora kujijishwa. intebe iri hejuru yari ifite ni harya handi hasi bayita ngo iki intebe n'umusaraba hejuru. iriya ntebe nta nubwo ari kiliziya zisanzwe ziyigira iriya ntebe. intebe n'ububasha ni ibintu bitandukanye. ishobora no kuba n'iya diyama, ishobora no kuba n'iya zahabu, ariko nta bubasha. harimo ububasha bwande. ni muri ya fotokopi wowe uvuga. icyo ndeba ni fotokopi ikomeza. kuko agaciro ntabwo kaba mu ntebe, agaciro kaba mu bubasha bw'uyicaraho, bw'uyicayeho, wayihawe. neza ari mu buhe bubasha? si ubwa nyina y'imbwa. erega numvise zivuga muri ya audio ya mbere, hari ahantu zavuze birambabaza, ngira n'umujinya buriya nabivuganaga umujinya. zivuga ngo nzamwimika ngo abo bose batakiriho. none baracyariho. inyana y'imbwa itinyuka ivuga ngo izica abayobozi ba kiliziya.
Mm. Eh, Iyo video uzi ko ntayumvise. ntabwo wayumvise ndaza Ntabwo kuyiguha nayumvise. ndaza kuyiguha irahari rwose kuko ngo mbere ya Rovensis zari zirimo gutandukanya intama n'ihene. erega we ntuzi ibyari kuba nta cyabaye kuko yagombaga kwimikwa nta muyobozi wa kiliziya ukiriho. niko zari zavuze. njye mu by'ukuri nabifatiye ibyo uvuga nibyo, ntabwo nabifatiye ku munota wa nyuma, ntabwo nari narabikurikiye kuko ntabwo njya nkunda gukurikira ziriya video. urumva ni ukuvuga ngo rero intebe ishushanya ububasha. nibyo uyiha agaciro rero kubera ububasha buyiriho bw'uyicayeho. si byo kubera agaciro. buriya iriya ritari bari bateguye bagashyiraho buje ebyiri, hari n'umuntu uri i Kigali bambwira ati bavuze amasengesho, ariko ni umuntu usengera mu itsinda ry'impuhwe, ariko amasengesho yari uruvandikiranye utamenya n'ayahe. erega aritari ntabwo ari aritari ni ameza, kuko aritari iba aritari kubera bwa bubasha, kubera wa mugisha yahawe n'umwepiskopi nibwo iba aritari, si byo? cyangwa ikaba aritari kubera aho umusaseredoti agiye gusomera misa ubwe bwa bubasha buhari, kuko icyo gihe haba hari ububasha bwa Yezu, icyo gihe biba ari aritari. iyo yashoje gusoma misa, tuvuge umuntu ashobora kuza nk'iwawe mwifashisha ameza yo mu rugo ikaba aritari, ariko iyo maze kugenda ntabwo biba bikiri ameza, ntabwo ita agaciro yari igafite kubera ko ibyayikorerwa umusaseredoti ahari. ku icyo gihe ni ububasha buri mu musaseredoti. ibintu bya roho ni ububasha, icyo umuntu areba ni ububasha. ubu bubasha buturuka he? ukareba isoko yabwo. njya mbwira abantu, uramfasha nimwe muba mwarabyize, urabona Yezu iyo bamutubwira batwereka ibisekuru bye. yego, numva byanditse muri Luka. ukava kuri Yezu ukagenda bya bisekuru byose ukagera ibisekuru bitangira kwa Matayo, ukagera kuri Adamu, wava kuri Adamu ukagera ku Mana, sibyo? icyo bivuga ni ukuvuga ngo ubu butumwa Yezu azanye buvuye ku Mana, sibyo? ikindi nacyo uraza kukinsobanurira niba naragifashe nabi. umwepiskopi uwo ari we wese ku isi, iyo ukurikiye uko bagiye babuhererekanya, uramukurikira ukagenda ukagera ku ntumwa imwe muri ba 12. yari Petero. noneho wava kuri Petero ukagera kuri Yezu, wava kuri Yezu ugakomeza ya masekuru ya Yezu ukagera kuri Adamu, wava kuri Adamu ukagera ku Mana. icyo gihe ugahita uvuga uti ubu butumwa uyu mwepiskopi afite, yabukora neza yabukora nabi, ariko buturuka ku Mana. oya ntabwo wibeshye. urimo uruhererekane rwa kiliziya nuko ruhagaze mu zero birimo neza. buturuka ku Mana. icyo gihe ukamenya ko ubutumwa arimo aguha buturuka ku Mana. gutoragura ikintu mu muhanda rero ngo Imana yavuze, mu gihuru yavuze, mu biti yavuze, iyihe yavuze ni iyihe? Petero, urabona Yezu abaza ibigishwa batese, abantu bavuga ko ndinde, bakagenda bamusubiza bigeze aho avuga ati ese mwebwe muvuga ko ndinde? ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. ntabwo avuze umwana w'Imana ngo arekere, yongeraho nzima, kuko hari izindi zapfuye, hari n'izasaze. ugomba rero kumenya ngo Imana ukurikiye ni iyihe, niyapfuye cyane niyasaze cyane Imana nzima. ako kantu uvuze niko muzehe. Imana nzima rero igira amateka yayo azwi asobanutse,
ntabwo ari ivugira mu gihuru, ntabwo ari gusanga mu gitanda ngo ikubuze gusinzira ngo kanguka nkubwire, ntabwo ari ivugira no. Nese muze buriya ibyo abantu bari biteze ko bitabaye, kandi uriya ari musaza kuba guteze kandi zararindagiye. nyine ko yavugaga ngo warabatsinzwe, ubu yakwemera ko yatsinzwe cyangwa arimo guhanyanyaza mwamwe musenga mu kwirukana roho mbi? Nyuma yaho niki cyakurikiyeho? Ziracyahanyanyaje ibyo uri kwita ngo roho mbi niki cyangwa? Reka nkubwire padi, bariya bantu ni abavandimwe bacu, mujye mubasabira. Mwebwe wenda mushobora kuvuga ngo ni abatekamutwe, ni abafungamutwe, ni biki, abantu bakabavugaho byinshi, ariko jyewe si uko mbavuga. Ni abavandimwe bacu bagize ibyago, kuko iyo shitani yakugizeho ububasha niyobora ubwenge bwawe, ko shitani ishobora kuguha ubwigenge nk'Imana. Ku Mana turigenga, nshobora kuyemera, nshobora no kwihakana, nshobora no gukora ibyo nshaka, niko Imana imeze. Ariko shitani iyo yagize amahirwe yo kugucakira wayicika, ntishobora kukwemerera ko wigenga. Mushobora kuvuga ngo murababwira ntibumve, ariko si bo mubamubwira, mumubwira cya kindi cyabashyize muri prison. Ahubwo ni ukubasabira kugira ngo babohoke, kuko bo baba badahari. Urabona nka kwa kundi Pawulo yavuga ngo sijya uriho, ni Kristo uriho muri jye. Nabo si bo baba bakiriho, nizo ziba ziriho muri bo. Ku buryo niba babwira nizo muba muvugana. Reka ibyo nkubwira ndabizi, ndi umwenda. None ubwo urashinja ko nakoranye nazo? Oya, mwaravuganye ntabwo mwakoranye. Mwaravuganye ntabwo mwakoranye. Twaravuganye ntabwo twakoranye. Ariko Emi, bumvise yavuga umusaza yavuze ati iyo utaramenya gukoresha amagambo nta kazi kawe ati. Urumva ko ukunda azi gupima amagambo. None se utazi gukoresha amagambo ntabwo wayicika. Ko batubwira ko ngo urabona ko batanga inkoni kuri uyu munsi wa mugani wavuze ati anniversaire, hariho na gato wa mugani, bavuga ko ngo muri iriya yindi mpano yari irambare iriho imitako, hari impano itarafunguwe ngo ijye ahagaragara. Mu by'ukuri ngo hari uburyo bapangaga imihango uko izakorwa. Nyuma yaho niba ariko ku byo wavuze ati twarazirukanye rega turazitesha mbere, nyuma yaho ngo baza kubona ko ibintu bitari bya bindi, ngo baravuga bati tubikoze gutya ntabwo twakira abantu, reka tugabanye ubukana bw'ibyo twari bukore, reka twitangirira ntebe, abantu ntabwo bari bumenye iby'intebe iyo ari byo cyane, n'inkoni n'ishapure, atari ko kumwambika ingofero n'amakanzu n'iki, ati bishobora kuza kuturaburiza cyane. Ibyo bintu waba warabyumvise? Ibyo narabyumvise. Ibyo bateganyaga batabikoze neza. Ko batabikoze, ibyo narabyumvise. Ariko nyine bifite icyo bihamya. Birahamya nyine ko zari zahunze nk'uko zabyivugiye, nta zari zihari. Ko mu isi ya roho umuhango n'ububasha. Iyo umuhango utakozwe nta bubasha buba buhari. Niyo mpamvu wenda ndaguha urugero, uzarebe uko mutura igitambo. Ntabwo wavuga ngo ibi bibiri reka mbe mbikuyemo, ntabwo waba watuye igitambo. Ntabwo kiba cyabaye. Ntabwo kiba cyabaye. Urebe uko mutanga batisimu. Ntabwo wavuga ngo umwana ndamusukaho amazi gusa, amavuta n'iki ngo ndabireka kubera impamvu runaka. Ntabwo icyo gihe batisimu yaba yabaye. Mu isi ya roho ibimenyetso bifite n'ububasha. Isi ya roho igizwe n'ububasha. Ububasha ni ibimenyetso. Ibimenyetso bitabaye nta bubasha, ntabwo yimitse. Ibimenyetso bari basezeranyije, ibimenyetso ntabyo. Ntabwo yimitswe rero, nta byabaye. Nta byabaye. Nta byabaye. Imyenda niyo bayika mu kabati nta kivuze. None se ubu ngubu yenda wowe wari uzi ko
yenda uri mu Rwanda bari ahantu basengeraga, kuko hari nk'ahantu nabonye ku rubuga abantu bavuga ati bano bari abantu bamwe ko bahazwaga natwe. Hari amakuru waba ubafiteho yandi nyuma y'ura munsi n'ibiti. bo urabona navuga ngo bamaze kunanira kiliziya, kuko kiliziya yabanje kubahendahenda ngo bajye bahurira ku maparuwase kugira ngo kiliziya imenye ibyo bakora, barabyanga. Ariko bahabwa amasakaramentu nk'abandi. None se n'uwo papa n'uwo mu gitondo ntitwari kumwe mu misa ntiyahagijwe? Wiki Mu gitondo se ntitwari kumwe mu misa ntiyahagijwe? none se papa hazwa n'umupadiri akabyemera? Oya, murayiki ubwo? Habaye umuhimbazo. Oya, ni igitambo cya misa, ariko mu misa ntabwo haza padiri wenyine. Cyangwa yatinye kujya guhazwa kwa padiri muze? Oya, nuko abarayiki nibo bakunda guhaza mu gipande barimo. Mu gipande kwa kundi mu kiliziya hari igihe umuntu aba afitiye ahantu akunda kwicara. Mu gipande barimo hakunda guhaza abarayiki. Kuko ahangaha turajya ngo tubwire n'abantu bavuze bati nganira nabo baravuze ngo bari kutubeshyira ngo si papa ngo ni papa, ariko njye ndavuga no, iyo confusion mwivuga ngo bari kubivuga nimwe mwaba mwaranayiteye. Niwafata bimwe mu bimenyetso bigaragaza uwo wita papa ngo nyumuvuge ngo sibyo ibyo wavugaga. Ariko babivuze ku buryo busobanutse. Odira hari bavuga ko icyo bita Yezu na Bikira Mariya ubwacyo kiziyimikira papa, ko papa wari uriho ateshejwe agaciro, abepiskopi bose bateshejwe agaciro. Ibyo narabyiyumviye kandi n'ubu birahari kuri roho nyiri kinyoma yabo. Nuze nanjye nyite nyirukuri ni nyiri kinyoma, ntabwo nayiha agaciro. Nese abakirisitu bari kubakurikira yenda aho ngaho, yenda babona nk'umuntu agiye guhazwa yari muri bya bantu, yego mutagatifu mu maso wa Queen aravuga ngo habwa ababi n'abeza, ngo ababi bahabwa urupfu, abeza bagahabwa ubugingo. Ariko nta muntu turi guca urubanza aha ngaha. Ndi kuvuga ngo ni gute bari kubyakira, njye ndi kure simbizi, ariko ko ku rubuga nibyo nari nk'umujo hari bamwe barimo babivuga ku rubuga rwa padiri, nabonye bavuga bati ari umupadiri muri paruwasi irimo umwe mu bantu bari hariya, habata ariko se nk'uyu muntu ndi bubigenze gute none? Kandi hari umukristo wandi muri paruwasi, njye hari umukristo w'Inyagatare, bitewe ko nabayeho padiri mukuru wa Nyagatare, hari umukristo w'Inyagatare uriya wimitse, buriya yabaye yazaga gusenga nawe mu misa ya mu gitondo, ndamuzi. Uriya witwa Federance turaziranye. Naranamubwiye ngo tuvugana nawe ngo ntabwo tuvuga ngo reka iyi ntambara y'inkumbiri banze iveho. Yumvikana rero ko urumva hari umukristo amubwira ati padiri byatuyobeye ubu ngubu, ariko urumva nyine baracajya guhazwa. N'icyo watanga komantere yawe? Barahazwa, ariko abakristo bikababaza ko ndibuka nk'ejo mu gitondo misi ihumuje ya mu gitondo, abakristo nyine ba hano kuri Centrale bari bakoze ikintu kisa n'intuza, bibaza ukuntu papa yaje guhazwa, bibaza impamvu kiliziya nta kibivugaho, kuko abakristo bategereje icyo kiliziya yavuga. Kurabizi muri discipline ya kiliziya, iyo kiliziya nta kivuze abakristo turijujuta gusa, ariko nta kindi tuba dufite cyo gukora. Kwa kuba muri mu gaceceka turijujuta gusa, ariko ntacyo tuba dufite cyo gukora. Tuba dutegereje icyo abayobozi ba kiliziya bavuga. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mu Busanza, nkeka ko nko mu Busanza muri ko muri Gicumbi ni mwihaye guhinduka Vatikani. Nagira ngo bakristo nibikaze ni ukuvuga ngo ubwo muri kuvuga rero ngo ntege mviroma nzaho ngo nture mu Busanza. Aha cyane, none se nuko uza kuyoboka ahubwo nzibyo. Ni ukuvuga ngo abakristo b'abanyantege nke barahagwa. Niyo mpamvu kiliziya iba igomba kugira ikivuga, kugira ngo abakristo b'abanyantege nke bave mu rujijo. Ni ibintu byatangajwe kuri social media,
biriho abakristo bakurikira baba bahahamutse n'ubu nyine bavuga bati no wumvise na hariya nubwo zavuga ko zihunze ariko zivuga ngo zigiye kwegerayo amaraso atazitarukira sibyo ngo zigiye kwegerayo amaraso atazitarukira urumva icyo gihe abakristo barahamuka gusa gihe icyo nabwira abakristo ku giti cyanjye nk'umwenteresese ntibagire ubwoba Sekibi yaratsinzwe biriya si ubwa mbere bikoze si n'ubwa nyuma ibikoze igihe cyose kiliziya iriho Sekibi izahora igerageza kureba ko yadondaho umutwe kureba ko hari ako yavunguraho ariko nta kwizavunguraho kugeza igihe nyine none muze utubazo tubiri tugasoza wavuze uti hari ahantu uriya Faustin witwa nyine papa yavuze ko ngo hari ahantu kiliziya yabahaye ngo Musenyeri Tadeyo yabahaye basengera ubwo se ukurikije ibyabaye aho hantu koko baracyasengera none se icya kabiri kugira ngo bisubirize hamwe yavuze ko ngo wamubeshyeye cyane ngo yakuvuze ahagaragara bati uriya muntu nta nubwo ati keretse nko guhana amahoro ati ntabwo turavugana ni no mu ndere ati ibintu ari kuvuga yabeshyeye abatowe donc yaguhinduye Sekinyoma n'ibyo bintu birundi tugasoza uzi uko Yezu yavuze Yezu yaravuze ngo iyo shitani ibeshya ibivuga ibiri ibyayo ntako si bikoze ibiri kwidescribe kuko niwo muco wayo niyo mibereho yayo nose niba narabeshye ubwe muri iyo minsi mikuru yabo ntiyavuze ko yafetaga imyaka 20 n'ingahe yibonekerwa nese ubwo icyo nabeshye niki navuga icyo nabeshye navuze yuko babonekerewe muri prison ya Kimironko sibyo bakajya biga buroho ibyo ndabizi nabibwe n'uwabaga mu witwa Pierre wa hano mu Busanza hitwa Nyarugugu sibyo nubwo yavuga ngo we ntabwo twabivuganye navuze ko nabibwe na Pierre afungu mbivuga ntiwaruhare reka mbigusubiriremo kuko ikiganiro ngikora ntiwaruhare hari umugabo witwa Pierre wa hano Nyarugugu nawe yarafungiye Kimironko afunganye na Faustin yego afunguwe yavugaga afashe Bibiliya cyangwa igitabo cy'umukristo yaba atabifite ntavuge none abantu barabimbwira nk'umwenteresese rero numva ko uwo muntu afite ikibazo cya roho mbi nagiye kumushaka iwe kuko ni hafi aho yaratuye icyo gihe hari hafi y'iwanjye njyayo ngezeyo akimbona rwose arishima aravuga ati n'Imana ikuzanye nari maze igihe ngushaka bambwiye ko mu Busanza haje umukristo ukomeye ubu nari ndimo ngushakisha ubu Imana irakuzanye ngo guha ubutumwa ni nabaye nkawe rero kwa kundi umutega amatwi arambwira ambwira uko bigaga buroho bari mu maprizo atandukanye ariko bagahurira mu gisare bakigishwa n'icyo bita Yezu yambwiye ati iyo cyagukubitaga akanyafu wamaraga icyumweru uryamye utabyuka ambwira ko bigaga bakarangiriza mu wa 8 bagahabwa certificate ko hari n'abatsindwaga ko habaga harimo abo mu maprizo atandukanye ariko harimo n'abatari mu maprizo bari hanze ambwira ko muri promotion ye barangije ari 400 urumva arambwira ati nubu iyo duhuye riye mu nzira nabo twiganye ndabamenya bizi kirero bizi ibintu bibiri bize Bibiliya biga n'amasengesho ko ngo kiliziya yarabicuritse kuri bo
kiliziya ikaba yarayobye ari bo bagomba kwigarura mu murongo. kiliziya nshya bagakora bagakora kiliziya nshya nyine. Oya, ubundi gukora kiliziya nshya byaje nyuma. Bagombaga kugarura mu murongo iriho. Bayegerera bashaka kuyigarura mu murongo, irabyanga, ntibabyumvikanaho ko nyine kiliziya yagombaga kugendera kuri aya mabonekerwa yabo. Urabyumva? Yabimbwiye iminsi 3, namuteze amatwi iminsi 3, nkamutega amatwi umunsi ukira, ejo nkagaruka umunsi ukira, ejo nkagaruka umunsi ukira. Ku munsi wa 4 nibwo namweruriye ikimukoresha icyo ari cyo. Ndakimubwira ko nari nkizi ndwanye na